makeya uko ugiye kugenda. Turatangira hamwe n'umuyobozi ukuriye ishami ry'ibizamini muri Nesa kanamugire kabiri, hanyuma atubwire muri makeya uko ibizamini bitegurwa, uko bikorwa, uko bikosorwa, uko amanota atangwa ndetse n'uko ubujurire bukorwa. Turaza gukurikizaho igikorwa nyamukuru cyaduteranije hano uyu munsi, ari cyo cyo gutangaza umusaruro wavuye mu bizamini bya Leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka wa 2021-2022. Ku muhango icyo gikorwa nyirizina turakigezwaho na nyakubahwa umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, nyakubahwa bagira Yezu. Tuza gukurikizaho umwanya w'ibibazo n'ibisubizo, abanyamakuru barahabwa umwanya, hanyuma undi mwanya uza gukurikiraho ni ugutanga ibihembo ku banyeshuri 16 bahize abandi muri kino gikorwa mu bizamini bakoze. Hakaza kwihembwa 5 muri buri cyiciro, hongeweho n'umwe wo muri SPE muri Rwanda Coding Academy. Turaza kumva ijambo risoza rya nyakubahwa Minister of State muri Minisiteri y'Uburezi bagira Yezu. Hanyuma turaza gusoza dufata n'ifoto y'urwibutso. Tudatinze rero, twifuzaga gusaba nyakubahwa Minisita mubitwemereye kugira ngo dusabe umuyobozi ukuriye ishami ry'ibizamini muri Nesa kanamugire kabiri, hanyuma atugezeho ku bizamini bitegurwa, uko bikorwa, uko bikosorwa, uko amanota atangwa n'uko ubujurire bukorwa. Murakoze. Kugira ngo muri aka kanya nk'uko bari babisabye bagezeho mu magambo avunaguye ku bizamini bitegurwa, uko bikosorwa, uko amanota avuyemo ashyirwa mu byiciro kugeza igihe atangarijwe. Nagira ngo mbabwire ko mu by'ukuri akenshi kugira ngo abantu baze kumva n'umusaruro bagomba no kumva uburyo ibizamini biba byarakozwe, ibyiciro biba byaraciyemo kugira ngo tugere kuri uyu munsi turi hano twiteguye kumva uko abanyeshuri bakoze. Ibizamini bitegurwa nk'uko mubizi, abarimu nibo bigisha mu mashuri, ni nayo mpamvu mu kubitegura aribo twifashisha. Dutumira abarimu bigisha amasomo anyuranye, haba mu mashuri abanza, haba mu mashuri yisumbuye, kuko Nesa ishinzwe basic education, haba ndetse no mu mashuri ya TVET y'imyuga n'ubumenyingiro, haba no mu mashuri ya TTC. Abarimu rero batoranywa mu barimu b'inararibonye bigisha ayo masomo mu mashuri anyuranye mu gihugu, hanyuma bagahurizwa hamwe, babanza gusobanurirwa neza uko bazakora ako kazi, cyane cyane kugira ngo ikizamini bazategura kizabe gifite ireme. Ni ukuvuga ko tubanza no kubahugura tubereka uko ikizamini gikwiye kuba kimeze. Muzi neza ko mu kizamini haba harimo ibibazo byoroshye bisaba ibisubizo bito, habamo n'ibibazo biba bisaba ubumenyi bwisumbuyeho busaba gusesengura no kumva neza. Hanyuma hari n'ibizamini ngiro kuko nabyo turabitanga. Nyuma yo guhabwa rero ayo mahugurwa batangira gukora gutegura ibibazo byamara gutegurwa tugatumira irindi tsinda ry'abarimu bakagerageza kubisesengura, bakabisoma, bakabishungura ku buryo bagenda babinoza bakurikije uko byari biteguye.
nyuma yaho rero bafatanyije n'abakozi bashinzwe ibizamini muri NESA, bya bizamini bagerageza kubifata uko byari bimeze, bakabikoramo icyo nakwita ikizamini. Ni ukuvuga ngo bya bibazo bihurizwa hamwe bikagerageza guhabwa imbata ijyanye n'uko ikizamini kigomba kuba giteye. Nagira ngo nanababwire ko uyu mwaka uburyo nibwo twakoreyemo cyane nubwo twajya tubikora mbere, ariko twifuje ko abarimu bagira uruhare mu gutegura ibizamini, kuko nibo bazi abana, nibo bazi uko babigisha, kugira ngo n'ikizamini tubaha kizabe kitanyuranyije n'uburyo abana bigishwa n'uburyo babazwa ku buryo bwa buri munsi. Ariko tunatoza abarimu gutegura ikizamini, kuko ikizamini haba mu Rwanda cyangwa se mu rwego mpuzamahanga hari ibyo kigomba kuba cyujuje. Ibizamini rero iyo bimaze gutegurwa bigasomwa neza, hanyuma bigatunganywa bikavamo ikizamini nyirizina, hakurikiraho kubijyana mu icapiro. Ibizamini iyo bigeze mu icapiro bitegurwa, birongera bigasomwa nanone, hanyuma hagatangira gahunda yo kubicapa nk'uko bigomba gucapwa. Uwo murimo kugira ngo ukorwe neza, birumvikana hasabwa abantu b'inyangamugayo, haba abakozi ba NESA, haba n'izindi nzego dufatanya, kugira ngo ibizamini bikorwe mu ibanga, bikorwe mu mutuzo usabwa, kandi tunizere ko mu by'ukuri bizagera ku banyeshuri biteze neza. Iyo ibizamini bimaze gucapwa rero, hakurikiraho kubigeza ku mashuri, nanone bigakorwa mu buryo bigendera igihe kimwe, bizagera ku mashuri bikabikwa ahantu harinzwe neza. Ibyo nagira ngo mvuge ko tubifatanyamo cyane n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze bwa Leta, kugira ngo ibizamini bijye ahantu harinzwe kandi bibikwe neza, bizagere kuri ba nyirabyo bimeze uko twabiteguye kandi bibagerereho kimwe. Ubundi mu bizamini twubahiriza ihame ryo kuvuga ngo abanyeshuri bakora ikizamini mu buryo bumwe, bagikorere igihe kimwe, amabwiriza babubahiriza aba ari amwe, kugira ngo hatazagira uvuga ko yarenganyijwe. Icyo kintu rero nicyo kiranga ibizamini. Hanyuma igihe ibizamini bikorwa, tuba twateganyije abantu bo gukurikirana uburyo bikorwa, hanyuma n'uburyo amakaye afungwa. Mu gutegura ibizamini, mu kubitanga ku banyeshuri, bikorwa mu buryo umunyeshuri yandika inomero ye, ikaye tukayifunga neza, hanyuma tukongera tukayizibara kugira ngo turebe neza ko uburyo ibizamini byafunzwe bikurikije amabwiriza, kandi turebe ko umunyeshuri wese wakoze ikizamini ikaye ibitswe neza, twiteguye neza ko n'igihe cyo kuzakosora tuzaba tuyifite. Iyo birangiye rero ibizamini birakusanywa, akenshi tukabizana. Ibizamini bya primaire iyo tubikora tubihita tubijyana aho bizakosorerwa, naho ibizamini bya secondaire tubanza kubizana tukongera tukareba neza ko byuzuye, hanyuma tukabijyana muri centre zo gukosoreramo. Ibizamini bya primaire kugeza ubu muri uyu mwaka twabikosorera mu masantere 3, ibizamini bya secondaire tubikosora mu masantere 19. Hanyuma rero nakurikizaho mu by'ukuri, mbere yo kuvuga gukosora, dutoranya abakosozi dute. Abakosozi nanone tubatoranya mu barimu b'inyangamugayo, dufatanyije n'inzego z'uturere zikaturebera abarimu zizi ko basanzwe bakora uwo murimo, ndetse n'abashya. Ariko
bakareba koko abantu bashoboye bazaduha umusaruro. Iyo abarimu bageze muri santere y'ikosora babanza guhabwa amahugurwa y'uburyo bazakosora, ariko mbere na mbere tubanza no kubaha ikizamini kugira ngo turebe ko umuntu ugiye gukosora ikizamini nawe ashoboye kugikora. Iyo bigaragaye ko umwarimu atakoze ikizamini ngo agire niba 60% by'amanota, icyo gihe turamusezerera tukagumana abafite nibura 60%. Icyo gihe rero batangira gutozwa uburyo bazakosora, hanyuma bamara guhuza bagategura na mapping guide, ni ukuvuga ibisubizo bazifashisha. Hanyuma twabona bimaze kunoga tugatangira gukosora nyirizina. Iyo dukosora dukoresha uburyo twita conveyor belt system, ni ukuvuga ngo abarimu 5 hagati ya 5 na 7 bakosora ikaye bakajya bayihererekanya kugeza igihe baboneye ko amanota batanze adatandukanye, bityo bikaduha icyizere ko niba nakosora umwana batazanyuranya kandi bakamuha amanota akwiye kuba abona. Ntibirangirira aho, iyo bamaze gukosora ikaye tuzana abandi barimu bita ba checkers, baba bashinzwe kureba koko niba buri kibazo cyakosowe, niba amanota yaragenwe ari yakosoreweho, kandi niba aya manota yanditse mu ikaye kuri buri kibazo ariyo koko ari ku ikaye inyuma. Ibyo biduha icyizere ko umwana amanota yabonye ariyo kandi yanyuze mu maboko y'abantu benshi ku buryo badashobora gupfa kwibeshya. Ibyo nagira ngo mvuge ko mu by'ukuri bituma tubwira abantu ko uburyo dukosoramo ari uburyo buba bunyuze mu mucyo, ku buryo nabo batekereza wenda ko hari umwana waharenganira biba bidashoboka, kuko ntabwo abantu 5 bahera bajya ku ikaye ngo niba hari ikinyuranyo haburemo ikintu. Nagira ngo mvuge ko n'uyu mwaka wenda mbubwira abanyamakuru twagize umwanya abanyamakuru bajya kuraho abakosozi bakosorera, kugira ngo batagira ngo ibyo tuvuga siko tubikora, kugira ngo mwagiye mubona inkuru zasohotse. Ibyo rero biduha icyizere ko amanota tuba tugiye gutangaza aba yaranyuze mu ntoki z'abantu benshi, ko akwiye kugira icyizere. Iyo amanota rero amaze gukosorwa, akenshi gukosora amanota ku manota nk'ijana cyangwa se bitewe n'ikizamini, amanota rero aratunganywa akinjizwa mu mashini, hanyuma hakazajyaho igihe cyo gukora grading. Grading ni ugushyira abanyeshuri mu byiciro hakurikijwe imitsindire. Muti kuki dukora dutyo? Dukora dutyo kuko integanyigisho dukoresha ubu ngubu ari integanyigisho ishingiye ku bushobozi. Ni ukuvuga ko abanyeshuri bashobora gukora ikizamini ntibagire amanota angana, ariko bakaba bakoze mu cyiciro kimwe, ku buryo tugerageza no kubaha icyo twita grades, tukabashyira mu byiciro bijyanye n'imitsindire yabo. Ibyo bituma dushyira mu cyiciro kimwe abanyeshuri batsinze cyane kurusha abandi, abatsinze mu rugero ndetse n'abatsinze ku rugero ruri hasi. Bigatuma rero bidufasha gusesengura neza uburyo abanyeshuri batsinze, tudashingiye ku manota y'umunyeshuri umwe, ahubwo dushingiye ku banyeshuri bafite ubumenyi twashyira mu kigero kimwe. Uyu mwaka by'umwihariko twakoresheje grading system itandukanye niyo twakoreshaga, tugamije ahanini guhuza ibyiciro by'uburezi dutanga, byaba ibyiciro by'inyigisho rusange, iby'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'iby'inderabarezi, kugira ngo tutajya tugira abanyeshuri babona amanota umuntu akabaza ati mbere twatanga amanota kuri 73, abandi bakabona ku 100, abandi bakagira kuri 60, 100 zari kuri TTC, 60 yari kuri TVET na 73 kuri General Education. Ubu rero byose twarabihuje tugerageza kubishyira ku manota 60,
dushingiye ku bintu cyane cyane bibiri: umubare, amasaha umunyeshuri yiga, uburemere isomo rifite, ndetse tunashingiye mu by'ukuri ku byo curriculum iteganya. Hari icyo twita kuwa subjects, ni ukuvuga n'amasomo y'ibanze, hari n'andi masomo ayunganira. Urugero, ni umunyeshuri yiga science akiga BCM, murumvamo physics, chemistry, mathematics, ayo ni amasomo y'ibanze, ariko hari nk'isomo rya general paper yunganira ayo ngayo, ibyo tugira isomo rya subsidiary. Ibyo byose rero tugerageza kubiha uburemere nk'uko muri bubitangarizwe mu kanya. Ibyo ngibyo nibyo dushingiraho kuri izo za grading, dukuramo aggregate. Aggregate ikaba arimo gukusanya uburyo umunyeshuri yatsinze, tukaza kubihuriza mu manota turi butangaze, atuma abanyeshuri bashyirwa mu byiciro. Ubu dufite ibyiciro bitandatu, kuva kuri excellent ni umunyeshuri wahize abandi hejuru, aba afite hagati y'amanota 70 kugeza ku 100. Hari very good, ni ukuvuga w'umuyingayinga, afite hagati ya 65 na 69. Hanyuma ibyiciro bikagenda bikurikirana kugeza ku munyeshuri wa fail, ufite amanota hagati ya 0 n'amanota 19. Ubwo hagati ya 20 na 39 abafite fair. Hanyuma ukurikiyeho abafite hagati ya 40 na 49, abafite numva ari subsidiary. Hanyuma icyo nashaka kuvuga ahangaha ni uko uburyo amanota akurikirana amanuka ni nako abanyeshuri barushanijwe mu gutsinda. Tuyavana ku 100 tugerageza kuyashyira mu byiciro bijyanye n'imitsindire, ari nabyo biduha aggregate mu buri bujye butangarizwa zijyanye n'uburyo umunyeshuri yatsinze isomo runaka. Hanyuma rero ayo manota uburyo tugiye kubatangariza, twavuga ko mu by'ukuri uyu mwaka twahuje ibyo byiciro, amanota yose arava kuri 60. Mu mabwiriza Minisitiri w'Uburezi yasohoye yerekanaga neza uburyo ayo manota abarwa n'izindi ngingo zigenga ibizamini, ari nazo tuzashingiraho uyu mwaka. Nihuse navuga cyane wenda ku bijyanye no kuvuga ngo ese ko amanota agiye gutangazwa, abashobora kumva amanota yabo batayishimiye babigenza gute? Ibyo nabyo twarabiteganyije. Duteganya ko umunyeshuri usanzwe yiga mu ishuri acisha ubujurire bwe ku kigo cy'ishuri, hanyuma umukandida wigenga agacisha ubujurire bwe muri sisitemu. Ubujurire bwe bukazagezwa kuri NESA. Hagati y'umukandida na NESA ubwo tuzagerageza kumusubiza kimwe n'ubwo tuzasubiza ubuyobozi bw'ishuri bwatanze ubwo bujurire. Impamvu wenda twavuga ko ducishiwe ubujurire ku ishuri ni uko nk'uko nabibabwiye, abarimu nibo bagira uruhare mu gutegura ibizamini. Abayobozi b'amashuri nibo bazi abanyeshuri babo uko bakora, ni nabo bafite guca urubanza bavuga bati uyu munyeshuri wacu ko twari tumuzi siko yatsinze. Bigatuma rero bamufasha kuba igihe basanze ubujurire bwe bufite ishingiro, batugezaho ubwo bujurire tukabusuzuma, hanyuma tukamusubiza. Ntizinze mu magambo rero, nagira ngo magambo avunaguye mbabwiye uko dutegura ibizamini. Uyu munsi mu kanya gato muramenya umusaruro wavuyemo, ariko nongera gusubiramo ko mwasobanukirwa neza ko ibizamini
bitegurwa biciye mu nzira nyinshi, biciye mu bantu benshi, bisuzumwe n'abantu babifitiye ubushobozi, ku buryo tuba twizera neza ko amanota tuba tugiye gutangaza aba yarakozwe mu buryo butabera, kandi buri munyeshuri akaba yarahawe amanota akwiye kubona. Ari nayo mpamvu umuntu akwiye kwishimira umusaruro aba yabonye, cyane cyane ko kuba umuntu yarengana byo biri kure nkurikije uburyo twabasobanuriye amanota atangwamo. Tukaba rero twagira ngo tubashimire cyane cyane ko mwazitabiriye, ubwo nasubiza ijambo warimpaye, gahunda zirakomeza. Murakoze. Reka dushimire Kanamugire Kabiri ku ncamake amaze kutugezaho ibijyanye n'ikorwa ry'ibizamini bya Leta, uburyo bitegurwa kugeza bisoje, n'uburyo umunyeshuri ashobora kujuririra amanota yabonye. Niba mubitwemereye nyakubahwa Minisita, twagira ngo mutugezeho umusaruro wabonetse mu bizamini bya Leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka wa 2021-2022. Murakoze. Murakoze nyakubahwa umunyamabanga wa Leta, nyakubahwa PS, abayobozi muri hano, babyeyi, abanyeshuri muri aho nanone. Nk'uko mumaze kubyumva, turi hano kugira ngo twese turebere hamwe umusaruro wavuye mu bizamini bisoza ikiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ari mu mashuri y'ubumenyi rusange cyangwa se twita general education, amashuri ya tekinike ndetse n'inderabarezi. Ndatinze rero nagira ngo mbagezeho imibare y'ibanze. Muri uyu mwaka abakandida bakoze ibizamini muri ibyo byiciro byose maze kubabwira. Muri general education cyangwa se mu bumenyi rusange hakoze abakandida 46,125. Hanyuma mu mashuri ya tekinike hakora abakandida 19,916. Hanyuma mu nderabarezi cyangwa se TTC abanyeshuri abakandida 2,891. Muri abo kandi murabizi ko tugira na option y'uko abakandida bigenga no bakora ibizamini bya Leta. Mu bumenyi bw'ibanze hakoze abakandida bigenga 1,481. Hanyuma muri tekinike hakora 1,424. Hanyuma muri nderabarezi hakora 16. Muri abo bose rero abakobwa bari mu burezi bw'ibanze bari 25,951. Muri tekinike bari 9,850. Hanyuma mu nderabarezi bari 758. Hanyuma abahungu mu burezi bumenyi rusange bari 21,655. Muri tekinike 11,490. Hanyuma mu nderabarezi 1,149. Abo bose rero bakaba baravuye mu mashuri 772 mu bumenyi rusange. Amashuri ya tekinike abanyeshuri bavuyemo n'amashuri 216. Hanyuma mu nderabarezi ni amashuri 16. Uko rero abanyeshuri bacu bakoze muno mwaka, nk'uko nari maze kubivuga, mu bumenyi rusange abanyeshuri bari mu mashuri ndetse n'abakandida bigenga, ubwo bakoze ibizamini byose bateranyije ni 47,379. Hanyuma abashoboye kugera cyangwa se kurenza ku bipimo ngenderwaho nk'uko tumaze kubisobanurirwa n'umuyobozi ushinzwe ibizamini bakaba ari 44,818 cyangwa se bahuye
na 94.6% by'abakoze ikizamini. Hanyuma murabizi ko tunareba n'abandi bagira icyo twita two principal passes cyangwa se abageze ku bipimo ngenderwaho mu masomo y'ibanze muri abo ngabo mu bumenyi rusange ni 41,636. Hanyuma uko umusaruro uhagaze mu mashuri ya tekinike cyangwa se TSS, abakandida bose bakoze ibizamini ni 21,227. Hanyuma abageze cyangwa bakarenza igipimo ngenderwaho ni 20,752 cyangwa se babanye na 97.8. Hanyuma abo ngabo muri bo nabo abageze cyangwa bakarenza ibipimo ngenderwaho muri principal passes bagize zirenze ebyiri ni 20,591. Hanyuma mu mashuri nderabarezi cyangwa se abitegura umwuga w'ubwarimu bakoze bose ibizamini ari abanyeshuri ndetse n'abakandida bigenga bari 2,895. Hanyuma abashoboye kugera ku bipimo ngenderwaho cyangwa se kubirenza ni 2,892 cyangwa se 99.9. Hanyuma abageze kuri principal passes ebyiri cyangwa zirenze ni 2,895. Mu by'ukuri ni uko nguko imibare ihagaze. Nkaba ngira ngo nshimire cyane abanyeshuri bari hano bashoboye gukora neza kurusha abandi, ariko ngira ngo nanashimire by'umwihariko abarimu ari abigishije ndetse nabo batubwiye ko bagize uruhare muri iyi gahunda yose yari iyo gutegura ibi bizamini, ari ukubitanga, ari ukubikosora ndetse n'izindi gahunda byajyanye nabyo. Nkanashimira abanyeshuri bose mu mashuri yacu, abanyeshuri bize bashyizeho umwete bagakora ibi bizamini kandi bakabitsinda, ndetse n'ababyeyi, abafatanyabikorwa bakomeye mu burezi, ikigo cyacu gishinzwe gutegura isuzumabumenyi NESA ku bwitange bakorana, ndetse n'ababafasha mu ikoranabuhanga, kubera ko nacyo ni ikintu cyashyizwemo imbaraga cyane kugira ngo aba banyeshuri bacu bashobore kuba babona ibizamini byategurwa neza, babona amanota yabo ndetse n'ikoranabuhanga bari buze gukoresha mu kanya batangira kuyareba, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose mu burezi. Ndagira ngo bashimire namwe mwese muri hano ko mwitabiriye uno muhango. Nagira ngo mbe mpagarariye ahangaha, hanyuma tujye mu kindi cyiciro gikurikiyeho, ariko ibi byaba bitumvikanye neza cyangwa se byaba bikeneye ibindi bisobanuro tukaza kubisubiza mu bibazo muyobozi kubaza. Murakoze. Rero nyakubahwa minisita, niba mubitwemereye twagira ngo dufate ibibazo 5, noneho umunyamakuru ufite ikibazo arajya twibwira izina, noneho atubwire n'igitangazamakuru akorera. Murakoze. Kaduhere kuri uyu hano iruhande rwanjye. Murakoze. Je réponds au nom de Leta Florent. Je représente un média en ligne qu'on appelle le canapé.rw. J'aurais aimé, si vous le permettez, Monsieur le ministre, de nous donner un bref résumé de la publication de ces résultats. Ma toute deuxième question, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que la réussite de ceux de TTC est vraiment élevée par rapport aux autres catégories, ceux qui ont passé des examens. Pourriez-vous me dire pourquoi, qu'est-ce qui a été fait, quels sont les efforts fournis pour que ceux de cette catégorie aient une réussite élevée par rapport aux autres? Merci.
murakoze cyane. Twakwakira n'undi. Murakoze, nitwa Leta Olive, ndi umunyamakuru wa RBA. Nifuza kubaza mugereranyije umwaka washize n'uyu mwaka, ese bihagaze gute kugereranya umwaka ushize n'imitsindire y'uyu mwaka? Murakoze. Reka dukomeze. Nitwa Jean de Dieu Ntabareshya, ndi umunyamakuru wa ikiciro. Nashaka kubaza, mumaze kutubwira uko abanyeshuri bitwaye, ariko hari uburyo byajyaga bibaho mukatubwira urwego abakobwa batsinze cyangwa se abahungu batsinzeho. Nagira ngo mbaze, ese muri uyu mwaka abakobwa batsinze ku kihe kigero ugereranyije n'abasaza babo? Hanyuma ikindi, nubwo mwatubwiye ku bagiye batsinda neza ndetse n'abagerageje kugira two principal passes, hari igihe biba byarabaye ko umunyeshuri arata diplome ntayibone. Nshaka kubaza, wenda mu bakoze muri uyu mwaka ni bangahe batabashije kubona diplome? Murakoze. Twakire n'ikindi kibazo cya kane. Nitwa Peter Claver Nizeyimana, nkorera TV1. Ndagira ngo njye mbabaze nk'inzego z'uburezi mu Rwanda, mukurikije ibyavuye muri aya manota, birimo umusaruro mwiza ufatika. Ese mwebwe umusaruro muri gupima kuri uyu rwego? Murakoze. Ikindi kibazo cya gatanu, niba hari ugifite. Niba ntawe, twakomeza. Nyakubahwa Minisita, no bitwemerera twagira ngo mudufashe gusubiza ibibazo abanyamakuru babajije. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo nshimire abamaze kubaza ibibazo. Nkaba ngira ngo nsabe umuyobozi wa NESA kudufasha kugira muri bino bibazo, hanyuma tukamwunganira. Murakoze. Murakoze Minisita. Flora yabajije ikibazo ati mwaza kuza kuduha incamake y'imitsindire y'uyu mwaka abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye. Yego, nta kibazo rwose, twaza kuza kwitanga kuko irahari, tuvuze kuyibashyikiriza. Hanyuma abaza ikibazo cya kabiri avuga ati, ese ni kubera iki imitsindire muri TTC mu by'ukuri bigaragara ko ari myiza ugereranije no mu yandi mashuri? Hano wenda nubwo tutari twabikorera ubushakashatsi cyangwa se ubusesenguzi, iyo urebye no mu myaka yabanje, umuntu abona ko abanyeshuri biga muri ariya mashuri ya TTC bari basanzwe batsinda, ariko umuntu yavuga ko biga neza, cyane cyane ko muri iyi myaka ya nyuma kubera ubufasha gishyiramo kugira ngo tubashe kwigisha abarimu neza, boherezwa abana b'abahanga. Urebye baba bahisemo ari benshi, ariko mu by'ukuri aho dushyira abana b'abahanga. Ibyo akaba ari byo umuntu yahera avuga ko bizamura imitsindire muri TTC, nubwo nk'uko nabivuze wenda abantu bagomba gukora ubusesenguzi bakareba n'izindi mpamvu zaba zibitera. Hanyuma Olive wo muri RBA yavuze ati, ese mugereranije imitsindire y'uyu mwaka n'umwaka washize byifashe bite? Wenda nk'uko byasobanuwe imbere, kugereranya imitsindire y'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye y'uyu mwaka n'umwaka washize bishobora kutaduha ishusho nziza y'ikigereranyo, kubera ko nk'uko babivuze, ubu twakoresheje grading system nshyashya itagize aho ihuriye n'iyo mwaka ushize, ku buryo mu by'ukuri ikigereranyo wagikora, ariko gishobora kuba kitaguha amakuru ariyo ahamye, kuko uburyo ibizamini ubushize amanota y'abanyeshuri yagereranywe muri grading system uko yabazwe biratandukanye cyane. Ariko imibare irahari, ababa bayishaka bayibona, ariko nk'uko nabivuze bishobora kuba bitaguha amakuru neza kubera ko byakozwe mu buryo busa n'ubutandukanye. Hanyuma Jean de Dieu aravuga ati, urwego abakobwa batsinze bimeze bite? Nk'uko nyakubahwa Minisitiri bivuze, mu biga uburezi rusange mu batsinze 44,818, muri abo ngabo
abakobwa ni 23,978 bakaba ari 50.6%, abahungu akaba ari 20,840 akaba ari 44%. Naho mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro abatsinze bose ni 20,752. Muri abo abahungu ni 11,174 bakaba ari 52.6%, hanyuma abakobwa bakaba 9,528 bakaba ari 45.2%. Hanyuma mu mashuri ya gisi inderabarezi abatsinze ni 2,892, ariko muri bo abahungu ni 1,145 bangana na 39.6%, hanyuma abakobwa ni 1,147 bangana na 66.3%. Arongera aravuga ati ese abanyeshuri batazabona diplome ngo yabishatse kuvuga batsinzwe. Mu by'ukuri mu burezi rusange abatsinzwe ni 2,561 bangana na 5.4%, hanyuma muri TVET ni 475 bangana na 2.2%, hanyuma muri mu mashuri y'inderabarezi ni 3 batsinzwe bangana na 0.1%. Peter Clever ati se uyu musaruro mu upima mute ku ruhe rugero? Ni ikibazo mu by'ukuri kigoye gusa n'ukugisubiza, byaterwa wenda n'uburyo umuntu akirebamo, ariko twe twishimiye umusaruro abanyeshuri b'uyu mwaka bakoze ibizamini bya Leta bisoza amashuri yisumbuye bagezeho. Nk'uko mwabibonye mu mibare bigeze kuri 90 na gusubiza hejuru ku ijana. Ubwo ikiba gisigaye ni ukugira ngo abantu bakomereze aho ngaho, kandi n'ingamba zishyirwa mu burezi kugira ngo no gutsinda birusheho kugenda neza zigume ziteza imbere. Nyakubahwa Minisita, nyuma y'ibyo bisubizo natanga kuri ibibazo byari byabajijwe. Murakoze. Bafata ibindi bibazo. Murakoze. Ikindi kibazo nashaka kubaza ko mwavuze ko grading system mwakoresheje umwaka itandukanye n'iyo mwari musanzwe mukoresha imyaka yashize. Ese haba harimo uburyo bwo gusobanurira ababyeyi kugira ngo babyumve ndetse n'abanyeshuri rusange kugira ngo bamenye icyiciro batsindiye? Murakoze. Thank you so much, Honourable Minister. My name is William, the advocated Fraser. I have 2 questions. And one question is about the one according academy. They have unique subjects. And my question is whether or not they do similar exams with other TVET schools. And the second question is, there have been claims of the appeal system to be slow. Is there any solution for that, or do you recognize that problem? Thank you. Murakoze. None ni Jean de Dieu, umunyamakuru wa Leta. Nashaka kubaza niba bishoboka enda mushobora kutubwira murebye imitsindire y'abanyeshuri ibigo 10 byitwaye neza mu gutsindisha abanyeshuri benshi, niba bishoboka. Murakoze. Niba nta wundi ikibazo. Okay. All right. So there was a question from William asking about the students from Rwanda Coding Academy who do unique subjects. Of course, their exams are also unique, but I will let Dr. Bahati explain more. And he's also going to explain the claim process. Camille had alluded to how the claim process has been revised, but I also let Dr. Bahati talk a little bit more about the process. So, and then there was a question from Esther on what about the students who did not make the first mark. I will also hand that to Dr. Bahati. And then a question from Jean de Dieu, ibigo 10 byarushije ibindi neza,
we don't do the ranking. We use the ranking for our own research purposes. Thank you. Thank you, Honorable Minister. William asked whether the question concerning Rwanda Coding Academy, yes, they have a special program, curriculum. So they didn't sit for the same exams as regular students from TSS schools. So we used some experts from different companies, but again, they are teachers, and we prepared the exams that are tailored to their program. So it was special. The exams were not the same. For your second question, William, regarding the appeal process, which was taking longer. Now, last year when we were processing different appeals from different students who could not accept their results, we were doing it manually. But now everything is done in a system, and we hope that this year we are going to process the different appeals as quick as we can, and we promise that it will be better compared to some previous years. What next for those who could not qualify? Actually, the students who complete secondary education, advanced level, for us, we are not expecting them to come back and repeat. So it's up to them to either prepare differently and do next national exams, but they are not the students you are expecting them to come and repeat. Maybe someone who asked the question was asking the other, we are already ending term 1, what will happen to those students? But as I said, we see them as leaving advanced level of education, and we don't ask them to come back and repeat unless, as I said, they study privately and come and sit for exam as private candidate. Yes, Honorable Minister answered the question about the 10 best schools, but I would like to come back to the grading system. Uwayibajije yabajije ati se grading system uko ari nshyashya mwarayisobanuye, yego twagira ngo wenda tuvuge ko grading system iri mu mabwiriza ya nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi agenga imikoreshereze y'ibizamini bya Leta. Twagerageje kuyisobanura, tugerageza kuyisangiza amashuri, muri media bamwe twayivuganyeho nayo, n'ubu ngubu mu makuru dutanga hose mu bibazo byibazwa igihe irimo irasobanutse, ku buryo twizera ko ari n'akazi tuzakomeza tugenda dusobanurira ababyeyi n'abanyeshuri ndetse n'abarezi uko iyo grading system iteye. Nyakubahwa Minisita n'umuri kunasubiza ibyo bibazo. Murakoze. Minister of State yashakaga no kugira icyo yongeraho kuri Coding Academy. Murakoze. Bashaka kongerera deje Rwanda Coding Academy. Ntekereza ko wenda mwayibajije kuko ni ishuri rishya, ni n'ubwa mbere rikoze ikizami cya Leta, ariko mu mashuri ya tekinike tugira amasomo atandukanye. Abiga ibya construction ntabashobora kubabaza isa n'abiga ibya tourism na hospitality, ntabashobora kubabaza ibindi cyangwa se ngo babaze iby'abiga umuziki, kuko n'abiga umuziki turabafite, n'abiga iby'ubugeni turabafite. So ibizamini by'amashuri ya tekinike rero n'ubundi biratandukanye, ntabwo biba bimeze kimwe, bitewe n'icyo buri wese yiga bategurira ibizamini byabo. So nicyo nashakaga kongeraho kugira ngo byumvikane. Wenda Coding Academy yabashije kuko ni bwo bwa mbere, ariko yateguriwe nk'uko n'ibindi byose bitegurirwa mu buryo bwabo bwihariye bitewe n'amasomo biga. Ngira ngo nicyo nashakaga kongeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Wenda nko kuri icyo cya grading system nk'uko abayobozi bo muri NESA bakomeje kubitubwiraho,
cyoroshye cyane abantu bareberaho. Ubushize bajyaga bavuga ko nko muri general education wagize amanota meza kurusha abandi afite 73. Ubu ngubu ariko byari binatandukanye. Hari muri general education wabaga wagize 73, muri TTCs byari ku 100, ndetse no muri tekinike naho byari bitandukanye. Ubu ngubu rero byose birangana, ubwo uwagize menshi kurusha abandi afite 60. So ubwo niko twabireba gukuri urwo no kuva kuri 60 kumanura. Murakoze. Nyakubahwa Minisita, niba mutwemerera, ndabona hari undi munyamakuru ufuza kubaza ikibazo. Murakoze cyane. Peter Claver Nizeyimana kuri TV1. Hari ibindi bibazo bibiri nari nsigaranye. Mu mibare tumaze kumva twumvishe ko abiga ubumenyi rusange ni bamwe mu bafite umubare munini w'abarase bakabura diplome. Ese ni uko aribo benshi, haba harabayemo ikihe kibazo? Ikindi cya kabiri, muri ibi bizamini byakozwe ndagira ngo bibaze nka Nesa, nta banyeshuri baba baragaragaye runaka bagerageza ibikorwa byo gukopera ikizamini? Nimba bahari bo barangana gute? Ese izo kesi zaba zarabonetse? Nabyo mwaza kuza kutubwira. Murakoze. Murakoze rero Minisita. Muri general education urebye umubare w'aba bakoze mu by'ukuri ni munini cyane. Umuntu akaba yavuga ko kuba umubare munini ari nabyo bituma wenda n'abatsindwa baba benshi, ariko urebye nta nubwo twabita benshi, wenda sinzi ikigereranyo twajya dukoresha, kuko ijanisha hano bitwereka ko 94.6% aribo batsinzwe. Gusa nanone porogaramu ntabwo aba ari zimwe, ntabwo wajya gufata wenda abatsinze cyangwa abatsinzwe ujye kubagereranya nabo mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro cyangwa se mu nderabarezi, kuko biga porogaramu zitandukanye. Ariko icyo wari uvuze cy'uko wenda kubera ko umubare wabo ari munini, bishobora kuba binatuma nyine n'abatsindwa nabo umubare ushobora kuba waruta abo mu bindi byiciro. Hanyuma ikibazo cya kabiri yarabajije, aravuze ati se ibizamini bya leta ko hajya habamo ibintu biba bitari byiza? Yaravuze gukopera. Buri mwaka bibaho kubona abana barakoze binyuranije n'amabwiriza bariho, aribyo twita malpractices, ariko kuri iki cyiciro tuba tukibikorera ubugenzuzi. Barahari, ariko ntabwo twatangaza ngo naba naba bimeze gutya, kuko nyuma tujya kugenzura tukareba impamvu byabaye, hama tukanafata icyemezo. Hari n'ubwo tuba twabonye ko ari ikibazo, ariko nyuma twajya gukora isesengura, twashaka n'amakuru yandi yiyongeraho, tugasanga mu by'ukuri si ikibazo. Yego barahari, nibyo nk'uko bisanzwe mu myaka yose, ariko ubu abo dufite tubemeza ko bagize ayo makosa, ariko twamaze gushaka andi makuru yisumbuye, hama tukabona no kuba twabatangaza. Murakoze cyane. Murakoze, nizere ko ntawacikawe. Murakoze hono Minisita. Bari bampaye ibisubizo ku kibazo cya coding academy, ariko naho nabarizaga abandi banyarwanda badukurikiye nabo turi buze gutangariza inkuru zacu kuri the same question kuri coding academy. Batubwiye ko ari companies zisetinga ibizamini. Ni companies za leta cyangwa ni private companies, nizo hanze cyangwa nizo mu gihugu? Ese byo babisetinga gute, bakabimakinga gute, n'abandi babimakinga? Ntabwo wenda hari numvikanye nabi, nta kampani itegura ibizamini hano muri Leta dukoresha. Nk'uko yageze kubivuga, dushinzwe ibizamini dukoresha abarimu n'abakozi ba Leta. Icyo navuze wenda byumvikanye nabi ni uko buriya mu gutegura ibizamini hari n'igihe biba ngombwa ko dukenera ubunararibonye na expertise itavuye muri Leta. Niho navuze ko twifashishije rimwe na rimwe abantu bavuye muri private companies bashobora kuba bikorera muri industry, naho nta kampani iriho itegura ibizamini dukoresha muri Leta. Wakoze cyane.
niba mwitwemereye tugeze mu wundi mwanya wo gushimira abanyeshuri 16 bitwaye neza bahize abandi. Harahembwa 5 muri buri cyiciro, hanyuma hakiyongeraho n'undi wo muri Rwanda Coding Academy. Turaza gusoma izina ry'umunyeshuri bitwaye neza, ikigo yigagaho. Birashoboka ko wenda umunyeshuri ashobora kuba ataje ahagarariwe n'umubyeyi we. Icyo gihe turafata ifoto y'urwibutso igihe ari umwana uyiziye n'umubyeyi we. Ari umubyeyi we numva bitari bari ngombwa cyane. Twifuzaga rero nyakubahwa minisita niba mubitwemereye ko twatangira uyu muhango wo gushimira abanyeshuri bitwaye neza. Murakoze. Wenda icyo twakongeraho kuri zino kategori z'abanyeshuri, ni abanyeshuri nk'uko twabivuze mbere bakoze neza kurusha abandi mu byiciro bitandukanye. Hari birumvikana icyiciro cya mbere cyo mu bumenyi rusange, hakaba n'icyiciro cyo mu bumenyi cya tekinike, cy'uburezi tekinike. Muri abo ngabo bo mu burezi tekinike birumvikana ko bafite amashami atandukanye, bakaba hari buhembwe birumvikana 6, harimo mu matrades atandukanye, ariko nk'uko twari turi kubivuga no muri harimo abiga mu mashuri atandukanye ndetse including nabo muri Coding Academy. So ni ukuvuga ko dufite abanyeshuri 5 bo muri General Education, tukagira abanyeshuri 6 bo muri mashuri mu masomo ya tekinike, hakaba n'abanyeshuri 5 bo muri TTCs. Numva hari kugira ngo bize kugenda neza twaza guhagarara hari inyuma kugira ngo ifoto ize ku banyamakuru baze kubasha gufata ifoto neza. Nk'uko nari bivuze tugiye guhamagara nk'uko minisita amaze kubivuga umunyeshuri n'ikigo yigagaho, hanyuma aza kwifotozanya n'abaminisitazi. Tugiye guhera ku cyiciro cy'abitwaye neza mu burezi rusange General Education. Nyakubahwa umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye araza kudufasha guhemba abanyeshuri 3 bitwaye neza. Kamere ku witwa Gwizangamije Nesta wo muri Petit Seminaire Virgo Fidelis do Butare. Niba hari nyakubahwa minisita atwemerera mukamuha ibihembo byateganijwe. Yego, niba ifoto twayisoje nyakubahwa minisita muraza kuduhembera abanyeshuri 3. Reka duhamagare n'undi witwa Ineza Balize wiga ku ishuri rya Gashora Girls Academy of Science and Technology. Niba hari nakugira imbere hanyuma nyakubahwa minisita agashyikiriza igihembo. Niba ari umubyeyi wamuhagarariye yahabwa igihembo, ifoto yo. Murakoze nyakubahwa minisita. Reka turebe n'undi mudufasha guhemba nyakubahwa minisita witwa Ndahimana Alexis, nawe no mu burezi rusange yigaga kuri esi Kirinda. Nawe yakwigira imbere hanyuma nyakubahwa minisita akabishyikiriza igihembo akamushimira. Yego, murakoze nyakubahwa minisita. Twifuzaga ko na Minister of State ushinzwe ikoranabuhanga na TVET nawe yadufasha kubishyikiriza ibihembo gushimira abanyeshuri bitwaye neza.
reka mpamagara witwa Hirwa Sebera Arno wiga ku ishuri Rwanda School of Creative Arts and Music, aho yakwigira hino hanyuma nyakamisa akamushyikiriza ikirere. Murakoze nyakubahwa minisita, mubitwemereye namwe mwaduhembera batatu. Murakoze cyane. Turebe duhamagara witwa Ntakirutimana Eli wiga ku ishuri rya GSO Butare, Groupe Officiel de Butare. Murakoze cyane. Undi nyakubahwa minisita mugiye kudufasha guhemba yitwa niyo yavuze Karebu, yigaga mu ishuri rya Cornerstone Leadership Academy. Niyo yakwigira imbere agafata igihembo. Murakoze cyane. Noneho turakomeza hamwe na PS, yakuba PS muri Medike, nawe adufashe guhemba abandi banyeshuri batatu bitwaye neza. Ni mu cyiciro cya TVT. Reka turebe uwitwa Dukundimana Claude, niba yaje yakwigira imbere nawe agahabwa igihembo. Yigaga ku ishuri rya Dukundimana Claude yigaga IPRC Kigali. Murakoze cyane nyakubahwa PS, twagira ngo muduhembere undi munyeshuri witwa Nyandwi Emmanuel yiga ku ishuri rya Kageyo TVT School. Niba yaje yakwigira hino cyangwa se abamuhagarariye nawe akamufatira igihembo. Yego, naje. Kagerageza guseka rwose ni igikorwa cyiza gishimishije. Yego, murakoze cyane nyakubahwa minisita. Reka turebe noneho undi umwe mudufasha guhemba, ari we witwa Ashimwe Sibomana Response, n'uwo yigaga muri World Mission Secondary School. Yego. Yego, reka murakoze nyakubahwa minisita. Noneho dusabe umuyobozi mukuru wa Leta Dr. Bernard Bahati adufashe guhemba abanyeshuri babiri bitwaye neza nabo muri TVT, uwitwa Irumva Habumugisha Anselme wigaga muri Rwanda Coding Academy. Yego, n'umubyeyi we ni byiza. Okay, murakoze cyane. Reka twongere dusabe kandi umuyobozi mukuru wa Nesa aduhembere uwitwa Uwimbabazi Charlotte wigaga muri ACG Karama.
yego reka dusabe murakoze umuyobozi mukuru wa Vanessa Dr. Bernard Bahati. Reka dusabe umuyobozi mukuru wa RTB adufashe guhemba abanyeshuri babiri bitwaye neza muri TTC. Wa mbere duhereyeho yitwa Uwamahoro Dona, yigaga muri TTC mu Ruhu. Nibyo tugerageze guseka kugira ngo ifoto ibe nziza, ko ni umunezero. Murakoze cyane kuba umuyobozi mukuru wa RTB. Twifuza ko nanone mwaduhembera uwitwa Kimenyi Frank wigaga muri TTC Save. Murakoze cyane, reka dukomeze tusabe umuyobozi mukuru wa REP adufashe nawe guhemba umunyeshuri witwaye neza muri TTC witwa Niyomukiza Eli, yigaga ku ishuri rya TTC Rubengera. Yego, murakoze cyane, reka murakoze cyane, kadusabe na Berk Rwigamba CDO adufashe guhemba undi munyeshuri witwaye neza muri TTC witwa Uwamariya Chantal, yigaga muri TTC Save. Murakoze cyane, reka dusabe City Engineer Pascal Gatabazi adufashe guhemba umunyeshuri witwaye neza muri TTC yitwa Niyomwungeri Olivier, yigaga muri TTC Rubengera. Yego, murakoze cyane. Igikorwa tugezeho cyo gushimira abanyeshuri bitwaye neza nahagisoreje. Nyakubahwa Minisita ushinzwe ikoranabuhanga na TVT, niba mubitwemereye twifuzaga ko mwatugezaho ijambo risoza umuhango w'uyu munsi. Murakoze. Murakoze. Ntabwo ijambo ryanjye ritiho, kongera gushimira abanyeshuri bitwaye neza mu byiciro byose, muri general education, muri TSS technical secondary schools, hanyuma no muri TTC. Mwaduhesheje ishema, mwakoze neza, ntimwinyemerere mwareka tukabaha amashyi. Mbonereho kandi gushimira ababyeyi kuko abanyeshuri ntabwo bashobora gutsinda gusa bonyine batabifashishijwemo n'ababyeyi. Nshimire kandi abarezi, ubuyobozi bw'amashuri,
buba bwabakurikiranye, bukababa hafi, bukabaherekeza kugira ngo umunsi nk'uyu nguyu rwose twese baduheshe ishema. Nizeye ko icyiciro gikurikiyeho aricyo cya kaminuza kizanababera cyiza kurenzaho, ikindi gihe tukazahurira ahangaha batwereka byinshi byiza bagezeho. Nubwo dushimiye abangaba twahamagaye aha, kugira ngo nk'uko byatangajwe mu kanya buri wese aba abasha kubona amanota ye, kugira ngo amenye aho ahagaze, ndetse n'ibindi byose bikurikiraho bikurikiye. Kuko ndavuga ari abasaba kurenganurwa niba babona ko barenganye, ndetse n'ibindi byose. Twiteguye rero baba hafi mu rugendo rwose rusigaye. Hanyuma nongere nshime cyane Nesa yakoze akazi gakomeye ko gutegura ibizami, kubikosora, gukurikirana igihe bitangarijwe. Hari igihe dutekereza ko ari akazi koroshye, ariko ngira ngo umuyobozi ushinzwe ibizami mu kanya abisobanura, yanafashe umwanya arabisobanura pe. Ntabwo ari akazi koroshye, baba bakora akazi kenshi, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe abatwandikira bavuga ko twatinze gutangaza amanota, twagize gute. Ntabwo ari uko dutinda kuyatangaza ku bushake, ahubwo ni ukugira ngo ako kazi kose gakorwe kandi gakorwe neza. Murumva neza ko katoroshye. Iyo uvuga abanyeshuri 70,000 bonyine, hano ubwo turimo kuvuga icyiciro cy'abasoza umwaka wa gatandatu. Mu minsi ishize twavugaga abarenga 300,000 bakoze ibizami bya primaire ndetse n'ibya secondary O level. Ni akazi gahoraho kandi ni akazi gasaba imbaraga nyinshi. Icyo twabizeza ni uko natwe dukomeza kubona ikoranabuhanga ridufashamo, uko natwe twiyungura ubwenge mu buryo bwiza bwo gukora, gukosora ndetse no gutunganya iby'amanota. Tuzagenda tugabanya igihe, ariko gusa mu byumve ko atari akazi kaba koroshye. Kanongere mbashimire, nshimire mwe mwese mwari muteraniye hano mwaje gufatanya natwe. Mugire umunsi mwiza. Yego, niba mubitwemereye nyakubahwa minisita, twifuza gufata ifoto y'urwibutso kuri buri cyiciro: uburezi rusange, TVT na TTC. Amafoto 3 ya TVT hakiyongeramo no muri Rwanda Coding Academy. Yego, reka duhere kuri TVT. Ba ministers baraza kwifotozanya na buri cyiciro mu mafoto tugiye gufata. Turahagarara n'ubundi hari imbere. Kaduhere kuba muri general education, bongeye batanu bigaga mu burezi rusange, batambuke bifotozanye n'abanyakubahwa ministers. Minisita ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, ushinzwe ICT na TVT ndetse na PS. Yego, twakwigira hano imbere batanu bo mu burezi rusange. Amazina yabo reka basomere niba basome kugira ngo byihute. Nakoze Haringahimana Alex, akaba Ineza Rize, Rwizangamije Nesta, niyo yavuze Karego, Ntakirutimana Eli. Yego, bafata ifoto y'urwibutso nabo mu burezi rusange. Nakoze cyane. Reka dukomeze nanone abo muri TVT, hakazamo nabo muri Rwanda Coding Academy. Ni 6 nabo bifotozanye.
nyakubahwa ministers, muri TVET batandatu reka basome. Ahirwa Sebera no Ashimwe Sibomana response, Nyandwi Emmanuel, Dukundimana Claude, Uwimbabazi Charlotte, Irumva Habumugisha Anselme. Yego, murakoze cyane. Reka tujye noneho no kuri TTC. Harimo Kimenyi Frank, Uwamahoro Dona, Uwamariya Chantal, Niyomukiza Eri na Niyomwungeri Olivier. Matambuka namwe mukigira imbere tugafata ifoto y'urwibutso. Agerageza guseka, ifoto ikaba nziza kurushaho, umunezero. Yego, nyakubahwa minisita, turabashimiye ko mwemeye ko dufata ifoto y'urwibutso. Reka dushimire abantu badukurikiye baherera impande zitandukanye, badukurikiraga kuri YouTube, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Reka namwe turi kumwe tubashimire ku mwanya mwaduhaye wanyu kugira ngo tubashe kubana muri kino gikorwa, muno muhango wo gutangaza amanota yavuye umusaruro, gutangaza umusaruro uvuye mu bizamini bisoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2021-2022. Mugire umunsi mwiza. Yisumbuye n'amashuri makuru, twite